So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko bya buri munsi papa wanje so narababwiye ngo iyi mihanda papa nge ni iyi ni umwami umwana of course nge ni umwami muto nk'ibisanzwe cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys narababwiye ngo tuba tugomba kureba se ni iki gikenewe muri ino mihanda, se ni iki kiri gutrendinga. Uyu munsi rero nahisemo kubatoranyiriza indirimbo top 10 z'indirimbo zikunzwe cyane ahangaha mu Rwanda kurenza izindi. Ni indirimbo zigezweho ahangaha mu mujyi wa Kigali zikunzwe cyane mu Rwanda, indirimbo z'abanyafurika apana indirimbo zo mu Rwanda, indirimbo z'abanyafurika zikunzwe cyane kurenza izindi. Harimo ba Davido birumvikana. So kuri urutonde rw'abahanzi 10 rero n'ubundi mbere ko nanjye nababwira ati nawakomeza indirimbo runaka zikunzwe by'umwihariko ku banyarwanda bose, nyine tujya tuvuga ngo buri munyarwanda twe turarebera hamwe muri rusange, turebe muri bose buri ese koko ni yihe yabikunzwe cyane ugereranyije n'ukuntu muri uyu mujyi wa Kigali byifashe cyangwa se mu ntara. So izo ndirimbo rero muri ni indirimbo zikunzwe cyane muri Afrika, zikunzwe cyane kurenza izindi. Navuga ko muri uyu mwaka utaramara n'amezi agera kuri 2 hatangiye abahanzi nyafurika bakoze mu nganzo bagashyira ahagaragara indirimbo nyinshi koko kandi nyinshi cyane zigezweho zo mu avuga kari zimwe mu ndirimbo zaje ziramenyekana za trendinga ewana zituma zibakasa mutwe mu bantu ndetse ziranakundwa cyane. Izindi rero abanyarwanda ntago babashije kuzimenya nizago zigeze zimenyekana kandi zarasohotse kugeza ubu ngubu. Rero mu Rwanda hari nk'indirimbo z'abahanzi nyafurika zikunzwe cyane kurusha izindi hashingiwe ku buryo zumvwamo, ko zirebwa ndetse n'ukuntu zifashishwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero twabateguriye urutonde rw'indirimbo zigera ku 10 nyafurika zikunzwe cyane ndetse n'abanyarwanda kurusha izindi. Iyi ndirimbo ya mbere ifata ku mwanya wa mbere ni y'umuhanzi w'umurundi. Ni indirimbo yitwa Bless Me ya Fernando. Simuyizi Bless Me ya Fernando. Niyo ndirimbo ifata ku mwanya wa mbere, ni y'umurundi. Harya bayiririmbaho gutera kugira ngo mite nyibumvisha bayiririmbaho. Ntabwo niba ukuntu itangira gusa harimo akantu tu ariko murayizi. Iyo ngo ni indirimbo ya mbere ifata ku mwanya wa mbere. Indi ndirimbo rero bayita Comes ni ya Rasta. Niyo ndirimbo Comes ni ifata ku mwanya wa kabiri, ni indirimbo ya Rasta. Ako mani indirimbo yarambanya kasa mutwe ubu ndayitekereza mutwe nayobewe kandi bahita ngikina hayinyibukije wangu indirimbo bayita niko nayivuze ni Blessing ni ya Fernando w'umurundi. Nk'ibisanzwe aho bigeze nje numva ngomba gusara ayiwe kunda cyane nkaho ryabari rya nyuma mana we ayiwe mana we niyo ngiyo niza gufata ku mwanya wa mbere mu ndirimbo top 10 mu ndirimbo ziyobowe ahangaha mu Rwanda, indirimbo zikunzwe cyane. Indi ndirimbo rero bayita Comes ya Rasta. Hakahita haza indi ndirimbo ku mwanya wa 3 nanone, ni indirimbo bayita Call Me Baby ya Iyanya n'uwo twakita Davians. Nifata ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 4 rero turasanga indirimbo Mapoze, imwe mu ndirimbo ifite ama challenge menshi cyane. Mapoze ya Diamond na Mr Bro n'uwo twakita Double J, n'uwo twakita J Melody.
ni indirimbo ni remix ya Mr Blue, murayizi indirimbo kera ngana n'amapoze nifanye nene ya kera nyine ko yatangiye garirimba yarakira umupeti nikupe nini simuyizi. Ubu ngubu rero bayisoma baririmba ati mapoze mi ibintu nk'ibyo nyine to. Murayizi ni imwe mu ndirimbo zabaye kasa mutwanga mu Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, kuko ntago indirimbo apfa kugera mu Rwanda iwaba itabiciye. Indirimbo bayita mapoze. Mbibutse ko umuntu witwa Mr Blue niwe wafashije Diamond kuva ku ndirimbo Kamwambiye ya Diamond ya mbere, niwe wamwimwandikiye. Ikindi niwe umuntu wazanye ababyinnyi beza, kuko Diamond iki gihe ntabwo arashimishije ntabwo arazwi, kandi Mr Blue yaragafashe. Mr Blue Diamond ubwe yivugiye yuko ari umwe mu basore man bicisha bugufi, umwe mu basore bicisha bugufi byatari, kuryo yamufashijemo. Diamond yavuze ngi ubutunzi mfite mbukesha Mr Blue man. Icyo gihe ari icyamamare ati ngende umwana urimo wishakisha nyicururiza cago. Turumva byari bigoye, niyo mpamvu zari inzozi zanjye zo gukorana nawe indirimbo. Bakoze indirimbo rero bayita mapoze, niza gufata ku mwanya wa 4. Mbibutse ko yafashe ku mwanya wa 3 bayita Call Me Baby ya Iyanya. Ku mwanya wa 2 akaza indirimbo Comes ya Rasta. Ku mwanya wa 2 akaza indirimbo Fernando Blessing ya Fernando. Ku mwanya tugiye ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa 4 ni mapoze. Ku mwanya wa 5 akaza indirimbo yitwa Arizona ya Lojay Aromide. Arizona Lojay na Aromide nyine nibo bantu bayikoranye. Niza ku mwanya wa kangahe? Wa 5. Ku mwanya wa 6 rero akaza indirimbo yitwa Twe ya Kez Daniel ndetse na Davido. Niza kumwafata ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 6 turahasanga indirimbo yitwa byemeze ku mwanya wa 5 Arizona ya Lojay ndetse na Aromide nifata ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 6 akaza indirimbo yitwa Twe ya Kez Daniel ndetse na Davido. Ku mwanya wa 7 akaza indirimbo Honor Me ya Asake. Yes, of course. Ku mwanya wa 7 haza Honor Me ya Asake. Ku mwanya wa 8 akaza indirimbo Holy the Ghost ya Omalay. Ku mwanya wa 9 akaza indirimbo Boost Down ya Asake nanone n'undi mutipe nibari Zatani sinzi ukuntu bamwita. Ku mwanya wa 10 akaza indirimbo yitwa Humwaka Dayo ya Livan. Yayifatanyije no bita Dayo hamwe na Livan nyine to. Izo ngizo nizo ndirimbo navuga ngo ziyoboye ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya kuri top 10 y'izindi 10 zikunzwe cyane. Izo ngizo nizo ndirimbo navuga nyine zirimo nyine to. Kuri kaze. So guys bihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka ko tubana bya buri munsi. Nanone akabari Inongo TV show, reka nkwibutse gukanda subscribe ni mutarayikanda kugira ngo ujye ubasha kujya ubonera ku gihe amakuru yacu uko tuyabagejejeho. Ni munsi rero nahisemo kubabwira top 10 indirimbo zikunzwe cyane, indirimbo Nyafurika, indirimbo 10 byibuza nizo twatoranyije kugira ngo urusheho gukomeza kunogerwa n'izi ndirimbo. Indirimbo zigezweho top 10 indirimbo Nyafurika zikunzwe cyane hanga mu Rwanda. Nubwo rero nakwemeza yuko indirimbo runaka ngiye ntabwo mfite ubushobozi bwo kujya nemeza indirimbo runaka, ariko navuga indirimbo zikunzwe zihuriweho n'abanyarwanda bose. Hari nk'indirimbo by'umwihariko izo muri Afrika zikunzwe kurusha izindi. Byibuza hari ubundi ibingibi nabisema mu rwego rwo kugira ngo nyine tukomeze, sinzi uko nabivuga, ariko nababwira yuko byibuza mu Rwanda nge nabisemo mu Rwanda kwa kundi utambuka ugasanga nk'indirimbo bakasa mutwe nk'indirimbo nka mapoze ni imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane hanga mu Rwanda. Muri uyu mwaka rero navuga yuko utaramara n'amezi agera nko kuri 2 watangiye abahanzi b'Abanyafurika
bakoze mu nganzo bashyira ahagaragara indirimbo nyinshi cyane, kandi zimwe muri izo ngizo ziramenyekana ndetse ziranakundwa cyane. Izindi abanyarwanda ntabwo bigeze babasha kuzimenya ko ko izo ndirimbo zanasohotse, kugeza ubu ngubu rero mu Rwanda hari nk'indirimbo zihari z'abahanzi nyafurika zikunzwe cyane kurenza izindi, hashingiwe ku buryo zumvwa, uko zirebwa ndetse nuko zifashishwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu twahisemo top 10 y'abahanzi bangahe y'abahanzi 10. Uyu munsi rero twateguye urutonde rw'indirimbo 10 nyafurika zikunzwe n'abanyarwanda kurusha izindi. Ku mwanya wa mbere tutatinze dukubita tubanga turasanga indirimbo bita Blessem ya Fernando, ngo nk'ibisanzwe aho bigeze nge ndumva ngomba gusa ayiwe kunda cyane nkaho ryabari rya nyuma mana we. Iyo ngoma murayizi, ni ingoma y'umupeti w'umurundi. Iyo ngoma ifata ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri araza indirimbo bita Comes ya Ayarasta, indirimbo nifata ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo Call Me Baby ya Iyanya ndetse n'uwo twakita Davias, barakoranye. Ku mwanya wa kane turasanga indirimbo yitwa Mapoze Me ana Mapoze Me. Indi ngoma imwe mu ngoma zabaye akasa mu twanga mu Rwanda, indirimbo Mapoze ya Diamond Platnumz yakoranye n'uwo twakita Mr Blue nawo twakita J Melody. Mbabwira yuko Diamond kuva na kera zahoze ari inzozi ze zo gukorana n'uyu munyabigwi mu muziki nyafurika witwa Mr Blue. Nubwo Mr Blue navuga ko atagikunzwe nkuko mbere yarakunzwe mu mwaka wa 2010, Mr Blue niwe muntu wari uyoboye. Byari bigoye kutamenya Mr Blue cyangwa se kutamwumva, kubera yuko nyine Mr Blue tugiye yarayoboye. Ubwo Diamond yinjiraga mu muziki re akora indirimbo yitwa Kamwambiye, ntabwo yari azi kwandika indirimbo. Mr Bruno waje aramufasha mwandikira indirimbo, bajyana muri studio. Igihe cyo gushutinga amashusho yayo niwe wazanye abakobwa beza babeshye ko indirimbo ariye. Bahageze ababwira ko indirimbo atariye, ariko abaha ibicara ababwira nuko uno bagomba kwitwara. Niyo mpamvu rero Diamond Platnumz yavuze uti njyewe bisa nkaho ndimo ideni Mr Blue, because kubera yuko navuga yuko Mr Blue n'ubutunzi mfite kugeza ubu ngubu, navuga ko ari we muntu wabumesheje, yaramfashije. Byahoze ari inzozi zanjye kuba nakorana n'umunyabigwi cyangwa se n'umuntu wicisha bugufi nk'uyu nguyu. Ati n'umwe mu bahanzi baca bugufi byatari. Ati none nkabije inzozi zanjye rero zo kuba nakorana nawe indirimbo. Ubwo bakoraga remix ya Mapoze, imwe mu ndirimbo biragoye kumva mu mwaka wa 2010 kuba umvaga indirimbo Mapoze ahantu hose. Nanjye bazi ko iyo ndirimbo nyeze uri hejuru y'imyaka 25 cyangwa se 20 gutyo, biba bigoye kuba iyo ndirimbo Mapoze utayimenya. Iyo ngiyo rero ni indirimbo Mapoze yafashe ku mwanya wa 4, twahisemo kwishyira ku mwanya wa 4. Birakunzwe, ariko hano hejuru ntago nabura kuvuga yuko indirimbo Call Me Baby ya Iyanya yafashe umwanya wa 3, ariyo yabaye kasa mutwe. Ntago nabura kuvuga indirimbo bita Comes ya ntago nabura kuvuga yuko indirimbo nka Comes ya Rasta yariyo yabaye kasa mu twanga mu Rwanda, cyangwa indirimbo bita ingoma bita Blessem ya Fernando. Iyo rwose ni urundi rwego. So niyo mpamvu iyi Blessem nayifashe nahisemo kwishyira ku mwanya wa mbere, ko ni imwe mu ndirimbo natwe ahantu turi no mu kazi usanga abantu bose bayisubiramo. So rero indirimbo uko zagiye zikurikiranwa mani nuko nyine niko twazise. Mu mwanya wa 5 araza indirimbo yitwa Arizona ya Lojay na Aromide, nayo ni imwe mu ndirimbo ntatabura kuvuga yuko anga mu Rwanda mu tubyiniro imihanda ahantu hose. Ni imwe mu ndirimbo rero navuga yuko nazo zabaye kasa mutwe tu. Iyi ndirimbo rero Arizona mani ni imwe mu ndirimbo
ahantu hose, haba mu tubari, umuntu arimo agenda mu modoka ndetse n'ahandi. Mu Rwanda nimwe mu ndirimbo nayo ihari yabaye akasa mutwe. Ku mwanya wa gatandatu turasanga indirimbo ya Kiss Daniel na Davido, ni indirimbo yitwa Twe. Ni ingoma yo ni iri ku rundi rwego. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga indirimbo Only Me Asake, man ndi n'umufana we bishahatari. Ku mwanya wa munani tuhasanga Holy Ghost ya Omalai, man. Ku mwanya wa karindwi, ku mwanya wa mucyenda turasanga indirimbo bita Boost Down, ni indirimbo y'umunige witwa Ziratani, Ziratani ndetse n'umuniga bita Asake, ni indirimbo bane kurabo. Ku mwanya wa nyuma ariwo ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo yitwa Uyu Mwaka ya Doya n'uwo twakita Rayvanny. Zimwe mu ndirimbo rero top 10 y'abana zigezweho byatari. Sport yatandukanyije y'imyitwarire ya Ruvumbu. Kurumva bikaze icyerekezo cy'umujyi wa Kigali.